Manje kubasuhuza, nitwa Harerimana Dieudonné, nkora muri diyoseze ya Shyira. Muri diyoseze ya Shyira nkoramo nk'umuhuzabikorwa wa gahunda yo kuzigama no kugurizanya. Iyi gahunda y'amatsinda yo kuzigama no kugurizanya, gahunda ishingiye ku itorero, ni gahunda dufashwamo na Hope International. Iyi gahunda yageze mu Rwanda muri 2008, hanyuma igera muri diyoseze ya Shyira muri 2012. Muri 2012 nibwo hahuguwe abafashamyumvire ba mbere muri diyoseze yacu. Abo bafashamyumvire bakaba bakorera muri diyoseze yose, mu maparuwasi yose ya diyoseze. Iyi gahunda rero ni gahunda neza iri mu nshingano z'itorero, kuko Yesu ajya gusubira mu ijuru yahaye intumwa ze inshingano zo kujya ku isi hose bakigisha ubutumwa bwiza. Ni nayo nshingano y'itorero. Mu butumwa bwiza rero bubwirizwa abantu, kandi abantu bagatera imbere mu buryo bwuzuye. Ibyo vugabutumwa mu buryo bwuzuye ni ivugabutumwa riganisha ku iterambere mu by'umwuka, mu by'umubiri, ari ryo terambere mu by'ubukungu, ndetse n'iterambere mu by'imibanire myiza na bagenzi babo. Iyi gahunda rero nibyo ikora, kuko iyi gahunda igamije guteza imbere abayirimo, abaturage barimo abakirisitu birumvikana, n'abandi bose bo mu matorero atandukanye, ndetse n'abatari mu matorero. Barizigama kugira ngo bagire icyo bageraho. Baba bafite intego bagamije. Iyo ntego rero igerwaho nyuma y'uko bizigamye, hanyuma bakazagabana ubwizigame bwabo. Kandi muri ubwo bwizigame ni nabwo bafatiramo inguzanyo ishobora gutuma bagira ikindi bakwigezaho. Gahunda izakomeza n'umwaka utaha, ndetse gukomeza, kuko abayidufashamo Hope International badusabye ko duhindura uburyo bwo gukora, tugakorera noneho mu maparuwasi make, ko andi maparuwasi bahuguwe ibyo gukora babizi. Imana nidufasha tuzakomeza, kandi turi kumwe nayo, izabitwemerera. Murakoze.